mbifurije ikaze bakunzi babiza TV Rwanda, mbifurije ibihe byiza, umugoroba mwiza aho muri hose. Ibyo mumaze gukora muri uyu munsi wose, uyu mugoroba nta kindi kiri kuvugwa. Mumaze iminsi mwumva saga y'umugabo wita Balthazar Banga Engonga. Ibyinshi yagiye avugwaho mu kuba yaragize uruhare mu kuba yarongora abagore bagize kuri 100 bose. Ariko uyu mugabo rero yagiye garukaho mu bitangazamakuru bitandukanye, mu bikorwa bitandukanye. Rero indorerwamo benshi kwireberamo cyangwa se bagenda babonamo uyu mugabo. Hari ama video ya nyuma rero yagiye asohora menshi cyane, yagiye asohora hanze uyu mugabo. Iyi nkuru rero ikuyemo ibitekerezo bwite n'ubuhanga mu gusesengura bya Padiri Sixte Hakizimana, umusomyi w'umuseke, akagenda avuga byinshi. Rero arakebura umuryango ashingiye ku nkuru y'umugabo Balthazar Banga Engonga wamamaye bikekwa ko yasambanyije abagore bagera kuri 100. N'ubusesenguzi bugaragaza amavideo atandukanye, bugaragaza ibibi n'ibikorwa by'uyu mugabo benshi bagiye babona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Iyi minsi rero yongeye kuduha igitaramo mu bitangazamakuru, bamwe baruhuka abandi basimbura cyangwa se babisimbura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uko niko rero isi y'ibibomborana cyangwa se ibambye nuko iteye. Balthazar Banga rero Engonga, umukozi w'ikigo gikomeye cyane mu gihugu cya Equatorial Guinea, yafatwanye video uzimushinja ubusambanyi hamwe n'abagore b'abakobwa benshi cyane. Hirya rero oyo gusakuza ibyumweru bimaze gutambuka, dutegereje undi musimbura cyangwa se undi uvuga ibyanye n'iyi nkuru. Turebe kandi icyo dusigarana muri iyi nkuru ikora mu nguni nyinshi cyane: ubuzima bwite bw'abantu, ubutegetsi n'imiyoborere, umuryango, ubucamanza n'ubushinjacyaha, ubushuti ndetse n'amabanga ya buri wese, ibyo akunda gukora mu buryo bwa bwihisho. Ubwo ari bwo bwinshi rero nifuje ko tuganira twerekeza ku bimenyamuntu, gusa turasesengura icyo iyi nkuru yatwigisha, nicyo nje kubabwira muri uyu mugoroba. Turakora isuzuma rero ry'umurwayi udahari cyangwa se bivuga ko bidahuje neza nuko ameze, kuko tutamubajije ngo adusubize cyangwa se muri consultation, byo bita muri biologie consultation cyangwa se mu gusuzuma indwara. Turibanda kandi ku burwayi rusange bukurikije ibimenyetso yagiye agaragaza. Uyu mugabo rero twatangiye tumuganira uburyo yagiye agaragaza ama video akora imibonano mpuzabitsina n'abagore batandukanye, barimo na mushiki wa perezida w'igihugu cya Guinea Equatorial. Imva rero cyangwa se imvano ishoboka ya mbere nuko imikurire ya Balthazar ashobora kuba yaragize ubwana buruhanyije, nicyo tubisesengura. Kuruhanya rero suku ukena gusa cyangwa se kwanga gukubitwa, nuko kuba uri gato cyane cyangwa se uri mu buzima runaka, ugakurira kandi yewe ukurikijwe n'ubukire, ariko nuhabwe umwanya muto cyangwa se ubuto nyine, dore ko kandi umwana ari umutware. Buto rero bwe bushobora kuba bwariganjemo kwibagirana cyangwa se kwibagirana mu bitekerezo ndetse no kudateteshwa mu buryo cyangwa se ubundi. Ibi rero kudahabwa umwanya ngo yibukwe, ahabwe keya, umwana ukiri muto rero akagera cyangwa se akenera ngo imibereho n'imukirekirane byiza cyane kugira ngo umwana azakure afite ubwenge bumutoza gushyira mu gaciro. Kuzibukira rero kwihorera, kwifata, ashobora no kuba atarahawe umwanya wo kwigaragaza mu bamurera cyangwa se mu cyangwa se ababa bamushinzwe kumurera, ubo n'abakozi ndetse n'abamama na papa babo. Kwigaragaza rero mu bashinwa cyangwa se ngo bamureke avuge ibyivugo akiri muto cyane cyangwa se yirarire bimushiremo, ahubwo agapfukiranwa cyangwa se he would have been buried cyangwa se hérédité de primaire. Ibyo ni bimwe byagiye bishobora kuba bigaragara kuri uyu mugabo. Ibi rero bituma iyo umaze gukura
ukagira n'amahirwe yo kubona abo uyobora, utangira kubagaragarizamo ibyo utagaragaje ukiri muto, ibyo dukunda kwita ngo ni retoutage. Umujinya rero cyangwa se umujinya uvanze n'ipfumwe bibitse muri cyo bita frustration, iminsi ibi byaza umusemburo utabonera mu kuzaba uri mukuru. Imisemburo wagiye upfukirana usanga umaze kuba mukuru ugenda uyizamura. Kutagerera impuhwe cyangwa se gukoresha igitsina cyane, uhohotera abandi, wihohorera cyangwa se iki kikaba cyagutera kuba wagira uruhare mu kubakomeza guhotera abandi mu buryo bumwese cyangwa se ubundi. Bariteze rero yaba yabonye umwanya nyawo wo kwipakururira ibyo byose. Umwanya rero w'umuyobozi yaramaze kugeraho wamwemereraga kuba yagukoresha intwaro y'igitsina kugira ngo yigarurire benshi, atinywe kandi anahaze ibyifuzo bye by'umubiri, ari nako yizera kubikuriramo umuti cyangwa se kuba yabona ibisubizo atigeze abona mu buzima. Uzamukiza rero indwara yanduye mu buto bwe bwuzuye umujinya n'agahinda byo kwitabwaho cyangwa se frustration yagiye abaho mu buzima mwe. Ni igishushuko rero abenshi batitaweho mu bwana cyangwa se mu ngimbi bwabo bagira akenshi intimba nyinshi cyane mu buzima bwawe. Inimatima rero cyangwa se psychology yabo ibagwiriza ko kwishora mu mibonano mpuzabitsina idahawe umurongo ari byo bizatuma bahumeka neza kuko bameze nk'abapfukiranye, mbese nk'umuyoboro wazibye ugomba kuziburwa. Nibyo ngibyo akenshi umuntu utaragiye abona byinshi uburere mu buzima usanga bimugarukaho. Ibi rero ni kimwe no gukoresha amahame ngo aruhuke, ukunda kwirarira ku bandi ngo babone ko akomeye. Byose bigira impamvu mu bwana bwacu tutitaweho neza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Wakwibaza uti ese kuki Baritazari yafotoraga ariya mafoto igihe bari gukora imibonano mpuzabitsina n'abariya bagore batandukanye? Gufotora rero kwe byagira impamvu zitandukanye. Hari ugusigarana urwibutso ko ari umugabo ihinyuza uko yakuze, atarerwa ndetse n'ababyeyi be, maze yakwiherera akiyamira nk'umukinnyi utsinze igitego, akirukira kandi mu nguni yikubita mu gatuza ati ndi umugabo ukomeye cyane, kugera rero asubira mu mashusho akumva ni umwami w'agasozi ukomeye cyane, cyangwa se wawundi ukumva ngo ndi imfizi y'akarere ikomeye cyane, ko abagore bose ari abe ndetse kandi n'abashebuja, ko n'abakomeye bose aba ategeka mu ibanga rikomeye cyane. Ikindi gishoboka cyane bimuteye ni ugucuruza amashusho y'urukozasoni ku mbuga zibyemerewe zitandukanye. Ikindi ni ugutera ubwoba abagore ndetse n'abakobwa bajyamanaga ngo bazabohore ku kiganza cye, kuko abafitiye amashusho cyangwa se price on cyangwa se prise de etage cyangwa se hostage taking. Urugero, uwakuze atarerwa neza akagira aho yicara, akora ibishoboka ngo umunsi yahavuye akomeze kubaho neza, maze agaterekenika byinshi cyane, akanyenyereza kandi umutungo kuri we. Rero gufata ku ngwate abagore bakomeye cyane byashoboraga kuzamutabara ejo hazaza aramutse abuze akazi. Noneho kandi aba bagore kandi ibagahorana ubwoba, bakamuvuganira ku bagabo babo akazongera gusubizwa mu mwanya. Yageze hariya ate kugira ngo akore biriya bintu byabisaga naho byateye zagaragara mu gihugu cya Guinea Equatoriale? Ubu rero ni uburwayi twirinze kuvuga izina kuko tutamusuzumye, ntibugaragara inyuma, cyangwa se kireka wenda hari igihe wenda bamupimye hari umuhanga mu bana umunsi ku wundi. Nyuma rero kwangirika mu bwana bwacu byose bikomereza mu gucura ibitekerezo cyangwa se creation, ugahimba inkuru cyangwa se narrative cyangwa se narrativation,
ukayinoza neza wicaye hamwe. Ubundi gihe rero n'uburyo uzamuka mu buzima bwawe bwa buri munsi bikagufasha gutegura urugamba uzarwana n'uwakureze ukiri muto. Aho kandi bibera agahinda nuko wihimura uba utarigize ukora ibyo ngibyo, ahubwo ukangiza uwa mbere ukugezeho. Mbese ni nka bya bindi umunyeshuri akora iyo ahawe igihano, iyo umurera arenze akubita ikamba cyangwa se akubita ikibambasi ibipfunsi nkaho aricyo cyaba cyamukoshere cyangwa se kimutonganyije igihe yakoze ibyo ngibyo. Iyo rero umaze kubona isoko ry'umurimo wawe bigenda bite? Rero ukomeza kuba buhoro wamara kumenya ukajya uyobora utitaye ku byo uyobora, cyangwa se effective communication cyangwa cumulative effect. Ntuba kandi ukitaye kuriya ari umwana ukirerwa, ko ari imfubyi iyo ugutabarwa, ko ari umugore cyangwa se umukoresha wawe, ko ari uwa afande cyangwa se ukaba wasinyiriza hamwe nta gutoranya, ubwo ugahera ruhande, cyangwa se ubwo uburwayi bukaba bukugeza aheza. Ni naho rero ingaruka ku buzima bwacu ndetse n'ubw'abandi zitangira kwigaragaza ndetse no gukwira, cyangwa se icyo bita ricochet. Biba bimaze rero gukabya byarenze urwego rw'ubwonko bwawe. Ubwenge bwawe rero ubuta kwihanganira, yewe n'umuyaga ntuba ucyumva ibikubaho. Haba hasigaye rero akantu gato cyane gakoraho ngo ugaragare cyangwa se wishyire ku karubanda. Kuri Batezari rero igenzura cyangwa se audit by'amadosiye y'imari mu mashini ye niryo ryamutamaje agatoki karanyerera agafungura mu bubiko byagiye bimuvugwaho cyangwa se byagiye bisohoka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Icya kabiri rero, ibi biturebaho iki? Ese twakuramo irihe somo? Ese twashyushye tubivugaho iki kugira ngo izi mbuga nkoranyambaga zibe zigenda zibigaragaza muri ubu buryo? Batezari ni umuhigo we wari ukomeye yaramaze gushyira hanze, cyangwa se n'umuhigo we bari basa naho baraduhagarariye, cyangwa se wasaga naho asoye hanze, ku buryo na ba bagabo bandi baba bakora ibintu nk'ibi kuba ibyabo bigiye hanze. Mu by'ukuri rero uyu mugabo aratureba twese, ni indorerwamo y'ibibera iwacu muri sosiyete zacu. Kuba twabigize inkuru rero, cyangwa se zaragiye zigirwa inkuru y'abantu batandukanye, nuko hari icyo yangije akanagira icyo atangaza. Amategeko rero agenga igikwiye, impumeko ndetse n'imibanire, cyangwa se consequences de sociale, cyangwa se moral cosmic and social laws yakozwe, ariko amategeko agenga imiterere n'ubwisanzure bw'iki gihe, cyangwa se modern secular laws ntacyo rero yabaye kuri uyu mugabo. Nyamara byose biratureba, nk'uko intambara ziri kure yacu zitukoraho ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ibibera hirya no hino hatandukanye, yabindwara intambara za Ukraine na Uburusiya, intambara zo muri Israel ndetse hariya hakurya, intambara zo muri Congo n'ibindi bitandukanye, byose bitugeraho ingaruka byamaza kure yacu. N'iyi nkuru rero yakoze mu mibereho yacu, yaba muri Ukraine cyangwa se turi mu Burusiya, turi Trump, tukaba na Kamala Harris, aho turi hose byose bitugeraho ingaruka. Munyihangane rero nemeze ko tunari Batezari, tukaba rero cyaba PDD n'abandi muri Amerika, tukanaba bariya bagore ndetse tukanaba abagabo babo, ni abahigi batahanye umuhigo cyangwa se mu buriri bwabo. Buri wese rero muri twe arabara iyi nkuru agendeye ku ihungabana abitse iwe muri rusange, cyangwa se mu ruhande rwe. Katuvuge ku kintu bita irari. Ukwirekura rero bikabije, ubugome tubitse kuva mu bwana bwacu, ugucana inyuma mu bashakanye, cyangwa se mu babana nk'umugore n'umugabo, abarezi bahohotera ababo barera, abitanze ngo bahabwe akazi, abayobozi bafashe bugwate abo bakoresha, byose muri iyi minsi byabonye inzira, byabonye ubihagararira. Urumva
urajya mu kazi ugasanga nuko banje kuryamana n'umuyobozi directeur w'ikigo runaka, urajya kuba wabaye umuyobozi wa directeur runaka ngo banze gutanga uryamana n'umugabo runaka, mbese ni byinshi cyane bikorwa hirya no hino. Imiryango rero yasenyutse nicyo nabivugaho. Twirinde kujya rero mwibaruwa cyangwa se mwibarura ry'abagabo, abagore n'abana bari mu rujijo, abatangiye kandi kwiyambura ubuzima bwabo, inzego z'imiyoborere zatangiye gushinja ndetse n'ibindi. Ahubwo turebe iby'iwacu mu muryango nyarwanda, muri sosiyete yacu nyarwanda. Ni byinshi rero byagiye bivugwa mu muryango nyarwanda, aho usanga umuntu yinjiye mu kazi ari uko abanje kuryamana n'umudirecteur runaka, cyangwa se ugasanga mwarimu ati ndaguha amanota kugira ngo turyamane. Byose ni byagiye bivugwa mu muryango hirya no hino ku isi. Ese ni imiryango ingana iki isenyuka kubera ubu burwayi bwo kuba umugabo yaca inyuma umugore we, cyangwa se umugore yaca inyuma umugabo we? N'abagabo kandi bangahe n'abagore bangahe bangana iki barwaye batya kandi bagikomeje kwica benshi? Ese ni bangahe bafatiwe bugwate muri za office ndetse na za enterprise zitandukanye, cyangwa se mu nganda zitandukanye ziba zikora hirya no hino ibikorwa bitandukanye? Ni benshi rero batangiye kuba batonekara mu mitima yacu, kuba batombokera itangazamakuru bavuga akari murori. Ugasanga umugore agiye ku karubanda avuze inkuru y'ibyagiye bimubaho, avuze inkuru ibyagiye bigaragara mu buzima bwa buri munsi, ati ngewe nabayeho nci nyuma umugabo wanjye inshuro izi nizi, undi ati ngewe nafashwe ku ngufu n'umwana twigana, undi ati nafashwe ku ngufu n'uwari umukozi wanjye, undi ati nagize kurya ndyamana n'uwari umukozi wanjye mu rugo w'umuzamu. Ni byinshi byagiye bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Uburwayi burezi. Imana rero niyizi niba baba bavuga ukuri. Ikiri ukuri nuko hari benshi bavuga ko byinshi baremutse cyangwa se baramutse bijejwe kudatakaza akazi no gucungirwa umutekano. N'abagabo benshi rero batangaza agahinda ko guti cyangwa se kuba baba bakora byinshi cyane, urugero nko gutingurwa abagore babo, gasanga abagore babo barimo barakora imibonano mpuzabitsina n'abandi bagore, cyangwa se abagabo barakora imibonano mpuzabitsina n'abandi bagabo, ugasanga byose ari kubivuga ku karubanda kandi akumva ari proud yabyo. N'abagore benshi bavuga ko rero uko abagabo babo bigaruriwe n'abagore bakomeye cyane. N'abana rero n'urubyiruko basakuza ihohoterwa ryabo ribakorerwa bya buri munsi. Nibigano nkunda kubacishiriza hano kuri za TV nkunda kugaragara kugaruka ku kintu cyitwa ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa. Ugasanga umwana w'umukobwa ngo kuko mu ishuri atiga ngo nibikunde, mwarimu ati nta kibazo nzagufasha, uri umukobwa mwiza, n'amagambo menshi cyane akamuha amafaranga n'ibindi. Nuko rero habuze ifata amashusho ryo mu miryango. Ugiye ubifata wabona agahinda kari mu miryango. Naho ubundi Batezari aturimo, atubamo, adutuyemo, tumurebere hafi yacu. Ibyo ari byo byose imvugo yagiye akora imfizi y'umurenge ni iwacu. Ngewe rero niryari wowe cyangwa se niryari ngo umutima nama uzadufashe kwigarurira ubwenge butakangiza ubuzima bwa muntu kandi butakwihakana n'umuyaga utararumbikiwe. Rero icyo nakubwira nuko aha umwanzuro nakubwira nuko aha amahoro gitera. Byinshi rero ukomeza kugenda wumva bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, umuryango nyarwanda uba ukwiye kuba wasesengura, ukamenya uko ufata abana babo, ukamenya uburere, ukamenya uko ugomba kwita ku mwana mu misi ye igihumbi kuva agisamwa akimara no kuvuka. Bityo ku kwigunga iyi depression yarenze abana ikagenda igabanuka. Impamvu umwana ashobora kugenda yiherera akaba yakorera icyo bita nko kwikinisha, ibyo byose bikomoka kuba umwana hari imikurire atagiye abona mu muryango. Gitera rero uramuhora iki? Wakwishe ibimutera. Umubiri rero ni imashini, umubiri wacu ni imashini zikora buri munsi. Burya ibyago rero cyangwa se ibyawo nta kavuro na rumwe ushobora kuba wawubonera. Wangiritse rero mu marangamutima amugara ahagaragara cyangwa se ahatagaragara,
hose ugasanga ari kugenda hamugara mu buzima bwe bwa buri munsi. Akimuhira rero cyangwa se akimuhura mu kihura ako kanya usanga hari byinshi ubona ko yagiye abura mu buzima bwe n'umuryango we, ukabona ko hari ibyo yigeze yirenganyizwa cyangwa se arenganywa mu buzima bwe mu muryango. Mama ntiyamwitayeho, papa ntiyamwitayeho, n'umukozi bamushinje nawe bamushingaga nawe ntiyamwitayeho. Ibyo byose kandi bigatuma asubira inyuma, bigatuma ubuzima bwe busa naho bwononekara, ariko ugasanga ibintu byabaye bibi cyane mu muryango. Niki rero ugomba kumenya nk'umuryango, niki ugomba kumenya ukora muri iyi nkuru, niki ugomba kwibukira no kwigira muri uyu muryango kugira ngo urebe ko wakubaka ejo hazaza heza. Niba rero uri umunyarwenya, komeza ibiparu kuri iyi nkuru. Niba kandi wiyumvamo uhari ibyo ugomba kuba wakigaho wamenyaho kuri uyu mugabo Balthazar, amavideo yagiye asohora hanze ageze ku bagore 100 yagiye aryamana nabo ko bivugwa, ibyo yagiye asohora ku makuru y'urukozasoni, ibyo yagiye avuga byose ni ibintu byagiye bituma abagabo abagore bongera gukanguka, bongera kumva ko nyamara ibintu byabaye akasamutwe. Inama naguha rero, menya ukuntu rero umwana wawe, menya ukuntu wita ku muryango wawe, menya ukuntu kandi wongera kwita ku ubo ubana nabo mu buzima bwa buri munsi. Ibyo numara kubimenya bizagufasha kugira ngo umenye uko umuryango wawe uzawukurikirana. Ku mashuri, mu bigo dukoreramo cyangwa se mu nganda tubamo, nyaboneka kuba twagabanya ibindi bikoko biri gusenya umuryango nyarwanda. Nitwa Eric Nshimiyimana, nibikunda ukomeze ukuri subscribe, nta yindi ndegusa naho ubutaha.